Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Twishimiye ikaze batwakiriye kandi basanzwe batwakira, kandi kwakirwa ni byiza si bibi. No mu rugo rw'umuntu baza bamwakira. Turashimira rero abashumba ukuye no kutwakira no kongera kudutumira. By'ukuri ndizera neza ko hari icyizere baba dufitiye, kandi iyo umuntu agufitiye icyizere nawe urakimugirira. Turabashimiye kongera kudutumira muri iki giterane. Ngira ngo ni kenshi hano iyo hari igiterane kinini baza badutumira. Ngira ngo noneho ndaza gusaba, hari aho baza bavuga ngo haherwa gusoza kuruta gutangira. Nagiye mbona ari njuzu utangira, noneho bazongere nanje nsoze. Ni nkabyo byiza. Bibiliya keri yavuze ikintu ngo hahirwa gusoza. Ni nkaco gikomeye. Gutangira ni byiza, ariko gusoza ni nkako kwiza. Nuko turabashimiye, Imana ibaheze umugisha kubw'icyo cyizere mwatugiriye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Hanyuma ndi bwisegure ko nta teme bampaye, ndavugaga ibyo nazanye. Ibyateme nabyo bizavuga bazakurikira wenda ejo cyangwa hirya y'ejo, nimba barabamenyesheje. Mutwihanganire hatagira uza kuvuga uti byamunaniye, nari kunanirwa ariko nagerageje. Nkabyo byiza, umuntu azagerageza akananirwa ariko yahagerageje. Ubwo rero singerageza kuko ntabiteguye kabisa. Paye kaze rero abantu mwese mwashoboye guterana. Ndabona abantu atari bake, kandi ndiko ndabona musa n'abafite inyota y'ibyatangiye nibigiye kubaho. Ndabona nabyo muri bufitiye inyota. Nakiriye abantu mwese n'abashumba nkuko babakiriye n'abashitsi. Hari abantu mbaye mbona hano imbere yanje tutari duherukanye, nta mpamvu wenda yo kuvuga ngo naka, ariko ndabakiriye nababonye. Murakaze, Imana ibaheze umugisha. Ndatinze rero kubera umwanya gusa. Mwene data yaduteye intege, yavuze ngo nugusoza saa 4. Ndumva nanje nta kibazo nifitiye cyo kuvuga. Wenda ndagiza nka saa 1 n'igice cyangwa saa 2, noneho bakomereze ku yandi masaha ari imbere. Ngira ngo niko yavuze. Okay, urumva rero umwanya wo kuvuga wenda ufite nta kibazo nifitiye. Kandi abantu ndibakazaje guterwa na Satani ngo bavuge ngo natinze, kandi mwamwumva amasaha ari imbere. Gusa sinarangiza, singeza saa 4, ndageza nka saa aho nyine hafi na hafi. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'8, ariko turasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'8. Haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. Icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. Rwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto ba mbere igice cya 2 n'umurongo wa 10. Turasoma n'umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Haravuga ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayobera y'Imana. Murongo wa 14. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Murongo wa 15. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe nta umurondora. Bari bamaze kuvuga ko teme nimba nk'imyaka 5 nimba nje
teme y'imyaka 5 ndiyoroshe yaremereye ngo imyumvire y'ubwami imitekerereze y'ubwami n'ibindi nutwo nafashe tubiri n'ibindi namwe ba Kalvari mwebwe murumva nta kibazo kibirimo ko mubigizemo iminsi. Biragoye kumenya imyumvire y'ubwami kugira imitekerereze y'ubwami nta kintu kibigufasha. Bibiliya abango hari ibintu Imana yagize ubwiru yagize amabanga umuntu adashobora gusingira ngo azavyumvise ubwenge. Hari ibintu dushobora gusobanura ntubishobore nubwo wagira imyaka 50 mu rusengero ukazarinda uvamwe utarabyumva udafite ikintu kiri buguheshe kumenya ibyo. Nico ngiye kuvuga. Ni nabyo byagoye isi ifite ikibazo cyo kumenya ibyo tugiye kuganira. Isi ishoboye kumva ibintu byinshi ariko ikindi idashoboye kumva ni iby'umwuka. Kandi nimbishobora nta haleluya ndera baziteye aba bacu ziriya sirahagije ariko haraza n'izindi nyuma. Hari impamvu iri mu gutuma abantu bava mu by'Imana ukabona bataremereye ukabona batabifashe mu kubera iki? Tugiye kuganira hejuru y'imirimo y'umwuka wera mu mibereho y'umuntu. Imirimo y'umwuka wera mu mibereho y'iki y'umuntu. Imirimo iby'umwuka azakora mu muntu. Buriya abantu banywe ibiyobyabwenge iyo ibiyobyabwenge bigeze mu mubiri bitegerezwa kugira impact, hari ikintu bikora. Iyo umuntu yanyoye inzoga zigomba kugira ikintu zikora nubwo atobyumva kirahaba kiriho. Kwanza ikikubwira ko kiriho nta muntu wonywa amacupa 15 ngo abone ko ari muzima. Wo mwigaze zibiri z'inzoga ukazirangiza utonwa amazi yuzuye amacupa 28 ukagira ngo biroroshe. Imirimo y'umwuka wera hari ibintu akora muri twe tutarize kubyiga ngo dusenge ngo Imana nguriya muntu ari mu mwuka wera biriho bigaragara bifatika, si ukuririmba, si ukuramya, si ugutera haleluya, si ugusimba. Ibyo ni bito. Ibyo birashobora kuva no mu marangamutima. Umuntu yanezerewe ukuragira ngo haba no kunezerwa gusa gusanzwe kutari mu indirimbo z'Imana. Umuntu yotega amaboko timuza mubabona mwebwe bamuze kera ndibagaza baririmba ziriya ndirimbo bakaza baririmba akazagira kandi umuntu akamarira. Nubu nyine n'imiziki yo hanze barayirimba abantu bakarira. Koma baza barizwa n'indwara nukunezerwa. Yesu ahamagara abigishwa bamaze gukizwa bamaze kumwizera bamukurikiye banahindutse intumwa arababwira ngo hari ikintu gisigaye. Cyo bituma muri mukubona abantu bamwe bari mu kujarajara inyigisho bene ututuciriritse bikamukura ahantu kubera ikina nta mu mutwe no mu mwuka nta kintu kirimo. Iyo Yesu ambona ko agakiza gahagije kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza bihagije ntaba yaravuze iri jambo. Iriga yarivuze yamaze gupfa no kuzuka. Arabwira ngo icakora muzahabwa imbaraga. Ngo umwuka wera nagira gute? Imbaraga ndiza zije hatari umwuka. Buri hari amasengesho ndaza kwagera. Amasengesho y'amafuti. Aho gusaba imbaraga uzubanza usaba umwuka kuko umwuka imbaraga zaje hari umwuka. Sinzi uyu munsi ko ndumva simpamenye ibintu tunaherukana.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Noneho Paulo ngo aje kwandikira abakorinto ababwira ijambo, aravuga ngo ariko Imana yabiduhishurije umwuka wayo, ngo kuko umwuka arondora, ngo arondora byose ndetse n'amayobera y'Imana. Umwuka ngo azayirondora azayinjira mu by'ubwami, akarwa kinjira umwuka akinjira no mu mutima w'Imana, ngo yamara akarondora amayobera y'Imana, ibidasobanutse isi yayobewe, umwuka ngo azabimenya. Haleluya. Umwuka ureka abantu bihorera, abakomeye, abanyabwenge, abatunzi, abize, abafite amadoktora, reka abo ngabo, abo bari inyuma. Umwuka ngo azagenda, ngo yashika akinjira mu mutima w'Imana, aho gani muri bwami bavuze, ngo yamara gushika ngo akarondora amayobera y'Imana, ibidatahurika, ibidasobanutse. Umwuka gusa, umwuka wonyine niwe uzumenya ibyo. Kandi niwe Imana yaduhaye. Kubera ko ibintu biri mu kugucanga. Bibiliya yavuze ngo ariko umuntu wa kamere iby'umwuka ntazabimenya. Kubimubwira ni nko kubwira ifuku iri mu kuzimu ukayibwira indege ziri mu kirere. Kuri amakuru ifuku birumbi ni Kinyarwanda. Ifuku amakuru izi nayo mu kuzimu, ayo hejuru y'ikuzimu tiyazi. Kubwira abantu b'isi ukababwira Imana, ukababwira iby'umwuka we. Imana buriya muzamubona, nta muntu utazawembera Imana, nta muntu utavuga ko Imana ihari. Abantu bose ukuzubona, n'abapagani n'abatizera, bemera Imana. Ikintu cyabagoye, bagowe no kumenya umwuka wera. Umwuka wera twahawe byarabagoye kugeza n'uyu munsi wa none. Birabagoye imirimo y'umwuka wera, yagoye abantu. Uvuze ngo ku muntu w'isi ukamubwira ngo wagiye gusengera mu mazi, ubwo buhamubwira iki? Uja gusengera mu mazi mu musozi habaye iki? Ntabyumva. Ni amayobera y'Imana, ni amayobera aba mu mutima w'Imana. Ukabwira umuntu w'isi ngo kurisonzesha ngo uragira iminsi 40 y'iki, wabaye gute, wakoze iki kihari niki? Ntibazana byumva, bizabagora. Ni amayobera y'Imana. Sema amen. Nimba ntawe mbwiye ngo abikore, ntawe ntumye. Nimba naramaze iminsi 20-30 ndarya simfe, byaba bigutwaye iki? Umuntu urebe abantu bisi uburyo bibaremerera. Uremererewe n'iki maze iminsi 30 atarinda yawe? Sindiho, sindi muzima, ko murabona ndwaye. Amayobera y'umwuka n'iby'intumwa zazize. Intumwa nta kindi cyatumye zipfa, turacyabizira. Nitubitinya ntituzovuga imbaraga z'umwuka wera, kandi nimba dushoboye kubivuga tuzabizira. Kubera ko umusirikare aza yemera bakamurasa, bakarasa mugenzi we agatera intama, agasura bakamurasa agatera intama, bagasura. Ni kubera gukunda igihugu. Turi kumwe? Kubera gukunda igihugu bazama mubwira ngo sirudi nyuma, agatega agatuza kagenda, bakarasa umwe akikubitasa tasa. Kubera gukunda ijuru tugomba kurizira. Kandi si twe tuzabishobozwa, n'abandi barapfuye bazize imbaraga z'umwuka wera, bakavuga ngo ese
bimaze iki kumvira abantu kuruta kumvira Imana? Bavuga ibyo ndibyumvikane kubera iki? Baba basomye mu w'Imana. Mwuka wera, isi zarinda ishira bataramenya imbaraga z'umwuka wera, kuko ni amayobera y'Imana. Ta siyanse, kuko natwe twarize. Si matematike ntitwayize, hari uwayigiye mu ijuru. Si fizike ntitwayize twese, twarayize. Kuwondora ukantora mu bipfu bidagize. Namenye matematike, menya pedagogi, menya zoology, biriya mishira mu mutwe ndi igipfu. Nihaza mu iby'Imana niho mpinduse igipfu. Nuko ninjiye mu mbaraga z'umwuka, amayobera abisi batazabamenya. Sindamanuka hepfo amasaha aracari, ndacaye nidobesa akonda bakwega ngo muzi. Kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho daima. Kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho daima. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa sote. Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa. Mureke mbabwire uburyo umwuka wera ari amayobera y'Imana. Nigeze kubivuga hano, mwovuga ngo amina. Bwana Yesu asifiwe. Imana yigeze kudutuma muri ba mayimayi rimwe. Imana izikora rimwe ndizikora kabiri. Tiwovuga ngo ese kuko itabikora ubunyine. Tibikora. Ese ubu ngubu ko twakoze imihanda myiza turasubira tugarura ifu, tugarura itaka none. Umwuka wera aratubwira ngo nimujeyo. Abisi baratubwira ngo baratumena umutwe twasaze. Turabwira ngo Imana umwuka wera yavuze ngo asabana natwe. Baratubwira batariko ndi mupanze neza. Turabwira ngo umwuka wera sema amina. Amen. Aba bamwe abahamya barahari. Twaragiye duserukayo tusangayo. Ndacahari ariko nawe mbwiye ngo ajeyo. Umwuka nafuka, umwuka tuko turumvikana, apana amaranga mutima. Umwuka wera w'Imana, umwuka wera ni Imana. Umwuka wera umwuka wera ateye ubwoba. Kazamurira none kareke kukuniga. Kazi ya Roho kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho, 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 kazi ya Roho, ibarikiwe, kazi ya Roho, kazi ya Roho ibarikiwe, kazi ya Roho. Hallelujah. Ari kila santre umuntu wa kamere ngo iby'umwuka w'Imana
tiyemera iby'umwuka w'Imana ngo kuko ari ubupfu kuri we. Abantu ba kamere bose tibaza bemera iby'umwuka, ni ubupfu kuri bo. Hari i Burundi umuntu umwe yigeze gutora $100 100 ngo amare kuzitora arazireba tiyamenye ibyo ari byo. Undi mutipu uri iruhande rwiwe abona ko yazitoye, aramuri ati si ibyo ni ibikati byanyobeye, ndiko ndareba akakantu ngo amara ati mpanguha ibihumbi 10 by'amarundi umpe nanja ko mwako. Kubera ubupfu kutamenya iyo note ahabwa ibihumbi 10 by'amarundi atwara $100 zazivunja amagana ye. Ibi mabwiye nukuri niko bizabigenda iyo twingiye mu bintu by'umwuka tukavuga imbaraga z'umwuka wera. Izo Yesu yabwiye intumwa arababwira ngo mubaze mugende mutegereze, ndiko ndabareba ibiri imbere ntimuzobishobora, ntimuzobyangara, ikintu kizobashoboza. Sema amen. Hallelujah. Arababwira ngo n'umwuka wera, mugende mutegereze muzahabwe ya anesthesia ikinya. Abantu bagira umwuka bose n'abanyakinya barimo anesthesia y'umwuka. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Niko bimeze, ni ikinya, umwuka ni ikinya. Wowe ugititizwa n'imbeba, imbeba ngo uko zirazenguruka mu nzu ngo niba ushaka abantu baje gusenga ngo sinzi ibintu birimo kwiruka mu nzu bajana. Ndaguhakanira se ubundi uzubajana turi kumwe kandi twese twaramuhawe. Nta ukuze, ntawo w'umwana, nta mwuka w'umwana uhaba, gusa azakura. Icyambere mvuga ibintu nkabingahe nshaka ndabisoma taza kunoza kutabivuga byose, ariko mbivuge imirimo umwuka azakora muri twebwe yatugezemo mu buzima. Nanyoye inzoga umunsi umwe, inywa n'itabi umunsi umwe, ariko itabi ni nkaryo ryamereye nabi. Inzoga yo narayinyoye ngo mare ndayicira, nubwo mperukana nayo kabisa. Ayandi makuru y'inzoga bazavuga ngo iraryoshe, si birya nyine birimo biza biryo bikuryohera, biza bisangaga birya bindi biri mu muntu ngo iraryoshe. Nuko itabi niryo nakuruye nka gatatu umutwe wamungira gutya. Ikinyoma kigira ico gikora mu buzima bw'umuntu. Umutima mubi ugira icyo uzukora mu muri, ugira imirimo yawo. Iyo we wabyemereye biza bikora, iyo byaje bikaba mu muntu. Uburakari iyo bwaje buza bukora iyo waburetse. Nico kimwe n'umwuka iyo yageze mu muntu haza kora. Nuko iyo waririmbye cyane ukaririmba cyane ukareka indirimbo zikinjira mu mutima, hari ibintu zazihindura, zazikora zigakora. Iyo bitari ibintu byo kwigana, reka nzengera ahantu hamwe nzengena mbabaza ibintu bimwe. Hari igihe muza mutubwira ngo tuzamura amaboko, ni umwuka ubabwiye, ni mwe mwabitekereje. Ndabigeraho mu kanya. Bibiliya sari ikintu itabisobanura, gusa ikibazo umaze kubona muri iki gihe abantu kwiga nibyo byanze. Nico kibazo dufite, nacyo gituma tudakura. Ubwira abantu ukabwira uti iki ngiki sico, bakanga bakaguma bagakora iby'ubupfu. Ubundi umuntu ushaka kumenya yegera abazi ibintu, yavuga agafatira harya terega iki kintu niko kiza kigenda. Sinigeze kubabwira
Yanze imwe twageze twita ruguru iri iwacu ngo ni hukumu. Timuzi ko twagiraga inzu imwe ngo ni hukumu. Uzi aho biva? Abazungu baje bashika bagasanga abantu bazabe baba mu nzu z'imyotsi bakababwira ngo nibaza bubaka ngo inzu yindi itari y'umwotsi baze bararuma bakanga ngo amare barabira mutayijenga kwa hukumu kugahato bama bayita ngo ni hukumu. Utajenga kwa hukumu kandi ye narinzi ko ari hukumu uniryo zina ngo hukumu ngo se kuri waki hukumu ngo ikono baki hukumu no. Nigeze kubabwira iriya he ikisobanura muri Bibiliya sinabibabwiye hano sinababwiye he ikisobanura mugiye burayo ko ari 5 sinabibabwiye hariya muhano muri Zaburi Henega nimbari yindi he niba ari yingi muza niba ari yo muri Bibiliya ni 5 narayivumbuye iri muri Bibiliya. Kubera iki mwigana buri kintu cyose? Ese iyo mwigana buri kintu umuntu wagikoze kiba cyavuye mu mbaraga z'Umwuka Wera? Ibi muri mukuririmba mwabikuye zo kubanza ngo duceceke yavuye babahaye kuririmba none muduhaye kuririmba muri mubikari musu buryo muri mukudukata mwanezerewe twanezerewe indirimbo zage siriya muzi ko Satana azakorera hangaha agakorera mu bintu akabivurungana tukagira ngo nibizima mukadukupa abana ko bararimba indangurura amajwi nico twaziguye ngo nibaziceceke none muzamuririmba nta ndangurura amajwi muka niki mwabikuye bivaye zasanwe niki magi mukakora recherche y'ikintu aho kivu munyantege nkazozana kantu kamwe ni mumara mukadusukemo so Umwuka Wera si wampaye nigishaho Enega Imana yaduhereye Umwuka Wera nukugira ngo dusome biri mu mutima w'Imana. Nitumana gusoma biri mu mutima w'Imana tubirebere mu bandi byo babakora nibyo cyangwa sibyo. Hari ibintu ndaza nkora nje iyo bavuze ngo duhaguruke sino haguruka pi abantu no mu rusengero barabizi bona nari nababuje nta muntu wagaza abwira abantu bahaguruka. Kera mwagaze mubona hari umuntu wagaze hagurisa abantu muni bahaguruke kuririmba tibabize baririmba gutya ariko nta ka video kamwe mwabonye ko musore umwe yari kwavuga uburyo babajije nimba ari Bill Graham simpani ko kanimbarinde bamubajije ngo se ngo kubera iki ngo mu rusengero rwabo haba imbaraga kubera iki abantu haba imbaraga z'Umwuka Wera niki ngo aje kubasubiza arababwira ngo abaririmbyi biwe ngo bazabaririmbe ngo bazabarepeta iminota 15 ngo bagasenga amasaha 3 ngo baririmba ngo imbaraga zikururuka ngo abantu bakihana umuntu w'umuyobozi wa gahunda atarayobora. Mwamuza musenga ayo masaha niki muzamuducuranurira hano simvuze ko atari ariko mugende mukorere recherche manze murebe izo mbaraga zibarimo niki zikora muzamubona zikora iki mu bantu niki niyihe mpinduka. Tugomba kuririmba abantu bakazaba utitira masaha 3 gusenga mutapfukama simvuze mwebwe ariko nabandi hari abantu baza kuturirimbisha hano bamutoye kuwa 6 ubone uririmbisha tiyigeza asenga icumweru ndi yasenze n'iryo joro ndi yasenze mu gitondo araje ngo twakira ikivuraba mutubwirije niki twakira kiva ku Mwuka Wera niki
janiriye ibintu jina nibi simwe gampaye mvuga ko ndavuga nk'abandi bantu bari hirya kiriya atagise ariko uyu waje ese niwe wacuranze mwatambye nanje numva nk'isereri no kurwima gisirimba kimwe cyabaye cyarimo imvu harimo inani agashuru harimo agashuru kandi umuntu umwe yozana agashuru cyambere cy'umwuka wera azakora muri twe. Umwuka wera ni uzuduhamiriza ko turi abana b'Imana. Dusome Abaroma 8:16 gutanga amaturo menshi, gutanga ibya 10, kuririmba no gusenga tibizokwemeza Imana ko turi abana bayo. Umwuka wera tubamo, akazi k'umwuka wera ni uzutwemeza tukamenya ko turi abana b'Imana. Soma ninde musomi wacu soma yiwotegera nanone Abaroma 8:16. Yego Umwuka w'Imana ubwe aho ahamanya n'umwuka wacu. Umwuka w'Imana ubwe, umwuka w'Imana n'umwuka wacu ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Umwuka w'Imana mureke mbereke rero. Ese turacyari kumwe? Yego. Muri maso mwovuga ngo amen. Amen. Sema amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iyo uko ndi byabyumvikana iri hirya ko birumvikana ko mbamvuga narimvuze gute ngo Bwana asifiwe, siko narimvuze. Mwebwe mwari kuvuga gute? Mwari guceceka? Hayika muteye ubwo ubundi kizokubwira ahantu muri contact n'umwuka, ahantu abantu muri kumwe basaba gukwega nawe ukabakwega. No iyo hatari umwuka uzutera ibintu bikagenda ntibikugarukeho. Uzutera haleluya ikagenda umuyaga ukayitwara. Ariko iyo mwese muri hamwe uzutera gutya bakakugarukaho ukumva utanu. Ni nguko tubavuze, baravuze ngo umwuka w'Imana ngo n'umwuka wa ngo bizabihamanya bikatwemeza ko turiki turabana b'Imana. Uzogira ikibazo niba umutima wawe utazukwemeza kuri umwana w'Imana ugashakisha ibindi, nukuvuga ngo nta mwuka wera ukurimo, kuko umwuka wera n'umwuka wacu nibyo bizabyemezanya ko turabana b'Imana. Sinzi niba misobanuye nga neza. Yandi masa turabana b'Imana akora swageze tukarimba kera. Turabana b'Imana abayobogwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Turabana b'Imana, turabana b'Imana, turabana b'Imana, turabana b'Imana. Iyo bavuze ngo uri umwana wa kanaka haba harabaye kuzarwa nawe, ntiwokwitwa umwana wa naka utarabyawe nawe. Umwuka wacu uzutwemeza n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Kubera iki? Bibiliya yemeza neza ko twabyawe n'Imana. Apana badata ibyo n'iby'umubiri n'iby'abisi bazababona. Iyo dusobanuye ibingibi abisi ntibazabumva. Turi abana b'Imana kuko Imana yaratubyaye. Kanze mbisoma. Twebwe aya manyamakuru agira ngo nayangaya yahanga suko data yatushaye Imana. Umuntu yobyarwa n'Imana yamaraka. Sinabonye agafilime ariko ndabona akantu kabaye perezida yagiye iriya muri ziriya nani biriya bitungano ngo ashike umuntu hamwe ngo nabwira indare ko ari we muyobozi w'igihugu. Tako mwabonye ariko indare siza ayo makuru nitwe tubizi kubera ko tuyoboye indare. Niko abantu bameze. Abantu ntibari sure ntibagira iyo
ubwo bushizi bw'amanga no gutinyuka no kuvuga ngo ngwise ngo Imana ni data. Ni naco gituma ndaza kubabwira umunsi Yesu abigishwa bamubwira ngo twigishe gusenga uko yababwiye ngo basenga. Imana ni data, umwuka ni uzutwemeza ko turi abana b'Imana wonyine gusa, nta kindi kintu na kimwe ntacyo twokora gishobora kutwemeza uko uyu mwuka w'Imana uba muri twe ugahamanya n'umwuka w'Imana. Wazugenda ukaza wumva idojwi na confidence ikubwira ngo undi umwana w'Imana uko biri kose n'ubyo bigoye. Iyo wamaze kumenya hako umwana wa president hari kindi yo kwikanga yeme mu kwagira Imana ngo abantu bazabikanga bakagira ubwo kikange kivuye kigaca. Aho ni mu mitekerereze isanzwe y'abantu. Mvuze mu mitekerereze isanzwe y'abantu. Yohana, rwandiko rwa Yohana wa mbere. Turabana b'Imana, Mwuka Wera azabitwemeza. Ntabwo batugira tidutinye, ntabwihebe tugira. Isi nubwo yodusuzugura turabana b'Imana. Soma papa, rwandiko rwa Yohana wa mbere ibice 3:24. kandi uwitondera amategeko yayo aho aguma muri yo. Mu yandi magambo, uwitondera ijambo ry'Imana. Iyo umuntu yitondeye ijambo, iyo akoze ijambo ry'Imana rivuga ngo aguma mu Mana, titugumishwa mu Mana kubera ibindi dukora. Ikize kitugumisha mu Mana nuko twubaha ijambo ryayo. Hanyuma nayo ikaguma muri twe. Nayo ikaguma muri twe. Ijambo ryayo iyo ryagumye muri twe, Imana ibiri muri twe. Murebe ibi bintu uko uyu mwuka niyo mayobera by'ubu. Nkirya matematike bagaze biga kamwe l'ensemble, kamwe twage twiga ensemble, bagenda bashira mu tundi muri ndani. Abantu sinani na matematisi mfuye kwagira gusa narinzi ibindi, ariko matematike yagesane ni hayija kungora, ariko nubundi nararangije ukundi yansinze narayisinze. Iyo ndarangiza niyo nari kuba ngo sinayishoboye, ariko naratsinze ga narayishoboye mukabyanamo. Tiyananiye ariko yari yarankubije komeza kandi ariko ngaho akangaka ni konfunze kandi kitumenyesha ko iguma muri twe, kandi kitumenyesha ko Imana iba muri twebwe, igendera muri twe, yicaye muri twe. Hari ikintu kize kitumenyesha ko Imana iba muri hari ibintu bize bitubwira ko Imana uku ndabwo bangira inza numva Imana iri muri njewe, ngira ikintu kize kimbwira ni iki cyane n'umwuka yaduhaye. Nimba uzushidikanya ukibaza ngo se ngo Imana ngo iri muri nje, nta mwuka tawo fini termine tukaza wirirwa unabaza ngo se tawo ufite ikindi gisa n'umwuka kiza kikuriza. Nta muntu wambwira ubu nyine ngo usanicuye akambaza ate se Imana iri muri wewe cyane, ngo se niki kikubwira n'umwuka wera niwe wambwira. Uracabaririza ngo se Imana iri muri wewe, kabarya bazabaza ngo se azaja mu ijuru ngo ni Imana ibizi. Nawe ni kuzuvuga Imana ni ibizi kuzaja mu ijuru, ntabyo uzi wewe. Ntiyabuze uvuga ngo nanje ndakabye ndakabye uruwo gusengerwa zakwinjirira ihuduma. Petero wa mbere, burya Imana yatuvyaye, hariya navuze ko Imana yatuvyaye. Petero wa mbere igice cya mbere 23, tuzasure tusome Yohana wa mbere ibice 3:2. Umwuka Wera icyo akora muri twe, imirimo azakora ni ukutwemeza ko Imana ari data. Soma rero uko mwabyawe bwa kabiri, uko twagize gute
twabyawe ubwa kabiri. ubwa mbere gani ubu ese ko turumvikana ubu bwa mbere ni ukubyarwa nyine twese twara nta muntu wavuye mu ijuru ngo yamamanuka nuto umenya umubyeyi ariko nawe yaravutse ko nta muntu uzuba hatavutse wese yaravutse ubwo ni ubwa mbere mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora aho mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. kurumva kurasa usane abantu bagakona ngo dutere haleluya tuzamuke nibyo gutahura twabyawe n'imbuto itabora iyi mbuto ya mbere murabizi no kubyarwa ko ari imbuto n'imbuto ibaho yamara kubaho umuntu akavuga niyo ibora niyo izibora iyi ya mbere kandi mudaheranwa wa mbere azabora imbuto ya kabiri twabyawe n'iyindi mbuto itabora iyo mbuto itabora ariko ahantu harariko gushaka ubundi se goshaka ndi wo kwikakaza ukuwobora nuko wicaye nubundi urumubore nanje ndiwe ngo twabyawe n'imbuto iya mbere ira eje bundi navuganye n'umuntu usinze ukuntu twari tuvuze aha yambwira nyine ko bagize ibyago ngo umuntu bamaze kumuha icyayi ngo arangije aho ni hanze se urupfu rutazarutinya no hanze muko byana umuntu yigereye hanze akavuga ngo iraha murabizi namwe amasengesho ya benshi nayo kurira inani kuzamuka gutya singa ko bimeze munaniwe kwikiriza ariko nubundi ndabizi ko ari amayitaje mu yajana kuba afite ikiyo rewe ndacu ngo bakubarize nimba ari ryari nuko ngo amare kumwishayi ngo arangize gutya yamatemba gutya abararangiza imbuto ibora timamwibuka Herode Bibiliya ntizivuga ngo Imana yamukubise urutoki akamabora ubwo uyu mubiri ni umubore ariko ngo twabyawe n'imbuto itagira gute itabora iyi mbuto itabora rero niyo umwuka wera azakoreramo nukuvuga ngo abantu iyo mbuto yitabarimo tibikunda umwuka wera ndiyobona hano umwuka wera azaja muri ya mbuto twabyawe nayo itabora niwo umwuka aba nicyo gituma bisi kubera yuko iyo mbuto itabora itababamwe nicyo gituma batazabumva iby'umwuka Shon navuganye n'umuntu ngo yavuganye n'umuntu aramubwira se ndakaretse umwuka aramubona kareke ndakaretse byose suguma kwasama Yohana wa mbere icyo cya gatatu n'umurongo wa kabiri ndakaretse nawe ugira twuzureka mukaza muhendana ngo ninkavuge ntako mvuze soma wa aka karongo akangaka ariko umuntu wazanye akakantu yazanye ibintu byiza nyine gutya ariko na soma bakundwa ubu turi abana b'Imana ubu turi iki abana b'Imana aho ariko ko tuzamera ntikurerekanwa aho cyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekana tuzagira tuzasa nawe bakundwa tuzasa nawe nushaka kurekera bakundwa ukubu nyine turi hano turi abana b'Imana sema amen Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yesu yageze ahantu aravuga ngo turabisi twebwe aravuga ngo ese ngo muzamubabazwa nuko abisi babanga ngo nimba barananze bazabuzwa niki kubana ni umuntu yo kwanga data yamara kankunda turabona ibyo bintu birasobanutse umuntu wanze data akamwanga akagera n'igihe amwica yamara kampenda ngo arankunda nkunda he wa nkunda gasogukunda mama we ukundike none Yesu yanyavuga ngo turabana ba niyo yatubyaye yamavuga ngo nimbisi yarankunze zabakunda nimba itaranguze namwe ntizabakunda muri mukurira ngo isi dukunde turabisi
muri mu gushaka ngo tureke kubona ibitubabaza kubera iki kandi hano atari iwacu. Ariko iyo umwuka wera basingiriza ngo maze tutahura iki kintu, dutegerezwa gukubitika, dutegerezwa kubabazwa, dutegerezwa kurira, dutegerezwa bigomba kubaho kubera iki tituraje. Mari umugana ari ibintu byabaye ngo umugabo umwe yajanye n'undi n'umuvuga butumwa ngo aragenda ngo amare gushika we yari umuntu nyine wo munani ufite ibintu nyine bene bibyiza ngo agera ahantu bari bashitse ngo baramutega, abantu baraza baramutega ngo bategereje itenge baramwakira. None urya muvuga butumwa ngo arababara ngo ashitse nijoro arasenga aravuga atari komana nje wazanye n'uriya muntu wabonye uburyo bamwakiriye naje mwivuga butumwa ko ndasa n'ihene bakuye ku kiziriko. Ibi ni biki ngo apfukamye haye mubwira ngo Imana iramubwira ngo ari kubabajwe n'ubusa ngo uriya ngo yageze iwabo ngo nawe nugeri wanyu ngo nawe uzabona bakwakira. Twe tutarapfa none ngo turababaye. Kurgiye twatuvuga abandi kuri ariko kuntu bizabiryoha ngo Petero ngo yamye yanga ngo ntibamubamba nka Yesu. Ariko kuntu bizabiryoha bivugano ukuntu iyo umuntu yabivuga bipanze neza kubambwa kura biroroshe. Petero ntiyari afite se na nyina, dutera haleluya ngo bamubanje ngo acuramye uwagira ngo biroroshe. Ariko nuko Imana igitanga wamena haleluya ngo Pawulo yari umugabo. Pawulo uzi ukuntu bagiye bamuziritse. Ariko Pawulo gen umukobwa ndiyaje ngo akamuhanurira akamura ngo nyiri uyu mukandara ngo bagiye ngo baramufunga mukanya yamavuga ati si ugufunga ahubwo niteguye no kugira gute no gupfa. Tutaragera ku rwego rwo kumva ko tugomba gupfa, turacari hasi. Abandi bondi bari mu gupfa, ubundi tuzopfa ninde utazapfa. N'utazapfa rero azategereza impanda. Uriya yaravuze ati umuntu akwiriye gupfa n'urupfu rw'ikigabo tiyishwe n'isazi. Uzi umuntu ngo isazi yamwinjiye mu gutwi yamara agapfa. Uzi ugira ngo angana n'umuntu wishwa avuga Yesu Kristo wapfuye akazuka akaba ari muzima. Tibihuye. Takindi kize kimara ubwoba nasanze ndakindi cyonyine umwuka wera iyo amaze gutibuka neza. Ugatibuka neza. Ndibuka Pawulo ngo ayisobanura imbere ya Feliki bamufashe ngo arisobanura. Mwama aravuga ati ibintu uvuze binteye ubwoba uri igihume cy'umugabo ati ndetse nanje hari hasigaye gato kampindura. Cya kabiri cy'umwuka azakora, umwuka wera aratwigisha n'umwarimu icyo umwuka azakora mu muntu azamwigisha. Numbona umuntu yarananiranye ukabona umuntu uri intagono ukabona umuntu ahawe umurongo tiyumva nta mwuka. Kandi nico kibazo dufitanye nabo, dufitanye kibazo cyo kutemera ko umwuka ari umwigisha. Uzubona ibyo bintu byose ubamwo umwuka bigiramo uruhare. Setubwiza bari abantu umuntu uzugenda akagura ipantaro icitse kurya kandi asenga kurya no harimo uruhare rw'umwuka. Ngo ibintu byose tubaza umwuka kubera iki tutabaza Imana ikintu cyo kubera iki tutayibaza kubera iki dukora ibintu tutabajije umwuka ko ari umwigisha kuko utama umwana w'igipfu ku ishuri igipfu cyanyuma. Ijambo rya mbere ni ugukunda kwicara inyuma.
les retardataires ont toujours tort. Nzampangana n'umukristo ukunda kwicara inyuma, muze murwanira imbere. Iri inyuma nta security nyinshi bayo. None wobaho uza wicara inyuma, iba nkumbwira umunsi muzosohuzanya na mushumba ni ryari? Ko murabona noneho manuka hano nihaye gahunda yo kutamanuka. Nagumye nigira kuri bari abacu. Sinkimanuka nanje narabiretse. Ko ndiga nyine ariko ndasa nuhambiriye. Masanuka. Hakujya kwinka bashize mu mugozi cyangwa ihene bakaza bayikweka. Oya mureke mbabwiza ukuri. Mureke mbabwire. Timubona abantu bicaye hano imbere. Biroroshe ko musohotse gutya mushumba mwura musuhuzanya nyine bene ko nguko bigahurirana. Ariko umuntu ririya ko murabona azo tuzofatwa ranamukanije. Uriya muntu ririya ubiriye ugize imyaka 5 azayicaririye. Rwanira imbere nawe nahawe. Kandi nitugara mu ijuru bakabwira ngo bazakwicaza inyuma bizokubabaza. Umwuka wera numwigisha azatwigisha wenyine pastor atahari, abadiakoni batahari, pastor ababishop batahari, abapotre batahari. Umwuka wera n'umwarimu w'ikirenga, n'umwigisha w'ikirenga, azi byose. Turi kumwe mwavuga ngo amen. Amen. Ngira umuntu ibintu Mungu kiyampakaniye akambwira ngo ikintu ugikora, haba nubwo isi yose yo gikora, haba nubwo abantu bose bokibamo sinokwijamo. Umwuka yabanze kumpakanira abandi ni sawa, ariko njewe ubwanjye kandi utegerezwa kugira kuvugana n'umwuka nawe. Aha siko havuga. Soma ijambo ry'Imana Yohana 14:26. Umwuka wera azatwigisha, umwuka wera akatubwira uburyo tujya kuvuga. Umwuka ariko nigita naratangaye n'ijambo ry'Imana. Umwuka n'umuntu uzi kubwira ugeze ahantu akakubwira ngo ceceka ahantu uvuga. Soma Yohana 14:26. Ariko umufasha ari we mwuka wera, Aho uwo data azatuma mu izina ryanjye, ni uzabigisha byose. Azagira gute? Azabigisha byose. Ko muri barimo bike mugira ngo no bigisha byose, haba na apotre ntazabigisha byose, ntibikunda tiyo bishobora. Ariko tugira umwuka wera uzutwigisha byose. Tuze twongera ku mwuka wera. Umwuka wera akaba ari utanga umurongo, akavuga ngo iki kigende gutya, azi byose, azi amasomo yose akwiriye umuntu. Umwuka wera nicyo gito mutazireguza imbere y'Imana nguvuge ngo pasiteri ngo ibingibi ngo ntiyabivuze. Nari umwuka wera se? Nari kukubwira byose ndi umwuka wera? Uracabona tuvuga byose se? Ni mudashaka umwuka wera murapapira. Koma ngo gute? Uyandi yavuze ngo kurya ingoko suko yimeniki umutwe. Siko mwageze mu cumugane. Muri mukumva dusigaye tuvuga amarenga tukaza dushishiriya ururabo tukavuga ngo ni nani. Ni mutagira umwuka wera hatari. Ndabarahiye ni mutagira umwuka wera muziroha mu byisi mukora ibyisi kandi ntituzovuga. Tuzavuga gute? Ejo mundi hari umuntu wari kumbwira hanze ibintu bihari bababwiye ngo ibingi bintu bikwiriye kwigishwa mbu che. Ni dutinya kwa gatwe kacu kameneka hanyuma ngo natwe uzaje kubwira Imana ngo urumva ngo biriya ngo nje ngo nabigiyemo ngo nuko pasiteri ngo atabivuze. Avuga ate se umwuka naguhaye yari kwa koriki taya karimo tacho tuzireguza tako kabasha ngahe kaba kora kuri sentisha
ntacyo tuzireguza, Aha. ntacyo tuzireguza, erega nabo barabatumwa twe, ntacyo tuzireguza, Subiramo. ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza, erega nabo barabatumwa twe, ntacyo tuzireguza, Subiramo. ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza, mana we, erega nabo barabatumwa twe, ntacyo tuzireguza. Sema amen. Hallelujah. Abasore batatu banze kurya ibyo kurya bitetse bisa neza bimeze neza. Zatetswe barabsa. Naho twe gutoragura gusa. Akandu kose kaje turi mu kumiranguza. Ngo iterambere ngo tugeze kure ngo ariko kubereka ngo abapastori ngo basa naho ngo batize nabize nabo nuko nguko bakabanza agakontrola ngo se buriya Mudaheranwa ngo yizanga. Nicho gituma mash. Nicho gituma mash. Nicho gituma. Ukusengutiriye umutwe. Uko ugiye kungerera muri science mathématique narabyaye abana batandatu nkabarera nkabigisha bagasoza amashure bakajiyo baja bakabara abagabo wamanuka avuga ngo ngo yizangahe nizayo nize nawe warayanigiye sayo wize Mugamwe yarambwiye mu Burundi arambira gabo nyine cyariza amashure ngo amare amambwira ambwira pastor ngo ariko we ngo kurabona unkuru ya pastor ngo aduhagase imbere ngo ntiyize ngo na primaire ngo ntiyize na secondaire ngo ntiyize tuyize ati ku cyumweru bazagushira hari imbere biruvuga kurabona ndoba meya kwanza reka kuba na meya na ministre nubaho cyane kandi ga ministre se narasogongeye ku mwuka wera noza mbana ngakubita ikiyoga nkabana ngashiramo ibyo sema amina. Hallelujah. Turakomeye ntawuzodupfobya turakomeye turabanyembaraga ntawuzodupfobya dufite ubwenge ntawuzodupfobya ntibikunda sema amina. Hallelujah. Ubudesi nariko mabwira nubakiye umuturage kwifaranga nasabye ndafite ikibanza ndagira parcelle ndasenga Imana umwuka arambira ngo ubakira umuntu ndeze ndamwubakira ubuso ubakira umuntu nduba uramwubakira ndamwubakira ntafara ndamwubakiye ntabwenge dufite udufaranga two gutoratora ndayubaka inzu ndayisimante neza n'ibintu byose dushe na toilette n'igikoni ndarangiza ndagenda ngura matora nkumare kugura matora hanyuma ngura amashuka ngura couvrerie ngura igitanda mushiramo hari ibyo tutagomba kwigishwa mwuka wera azatubwira twebwe tuzatuyoborwa n'umwuka. Sema hallelujah. Hallelujah. Iyavuze akavuga turabikora ndiswe turinda amabwirizwa ngo tubwirizwe tugira umwuka uzutwongorera akatubwira ngo nidukore kandi ndabihembo by'abantu nubwo abantu batobihagati nubwo batobivuga tuzi uwo dukorera dutegereje ibihembo mu ijuru. Sema amen. Amen. Kuko ndidukora ngo twereke abantu mwuka wera azayigisha azatanga amasomo meza
ngo umwuka naza azagira butazabigisha bashire ku murongo. Uvuga ngo imbaraga z'umwuka ndazo zikora umuntu azabaho akigishwa bikananirana, ababyeyi bakamwigisha bikananirana, bakamufata bakamujana iwabo akanga bikananira. Ntibiza bishoboka, tibaza bagenda bakagaruka bahura na Yesu Kristo umuntu agahinda. Kwagira ngo ibyo bintu ni bito. Mana imbaraga zawe zirakomeye, 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 zirakomeye. Mana imbaraga zawe zirakomeye, Mana we zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe nizo zazuye Lazaro, zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zawe ziritugisha umusenyi, zirakomeye, zirakomeye. Mana imbaraga zirakomeye, zirakomeye. Mana zirakomeye, Mana we. Mana imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye, zirakomeye. Sema haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ahimidiwe Yesu. Wewe ntubizi. Tuzi yo wavuwe ndi wakuyeho na Yesu Kristo. Si Imana yakuzanye. Ninde wabigize mu ruhare w'isi? Yego. Ko wari warananiranye bikanga ugahura na data akakugirira neza. Turagafite akazi. Nubwo katagaragara karahari. Nubwo kataboneka karahari. Nubwo kadahabwa agaciro karahari. Sema amen. Akazi karahari turacyaye dukora. Uriya yaravuze ngo data aracyayakora, natwe ko turakora. Ibyacu hari igihe bitagaragara kuko n'iby'umwuka, n'iby'umwuka. None tugafata igihugu cyose. Munda kadafata inzimwe imwe. Hari umuturage woba hanze. Hari wabura inzu. Ndabaje ko muza mucece. Hari wabura inzu. None. Je nayubatse ntayo. Hari ufite etage ebyiri. Hirya. Ndagira ko muranumvise. Tarayubaka. Kakagoroba niko. Mukaza twigisha. Soma Luka 12:11. Nzurujisha ijambo ry'Imana. Ariko ngiye gusoza. Murageraga za saha nyine zigisa. Ariko nanje mbaye nkugenda. Ndavuga kandi kamwe. Cyangwa nishaka mbagarire hanga. Ibindi nzabikomeza uriya munsi. Imana ni uduha. Hasome Luka 12:11 n'uwa 12. Kandi niba bajyana mu masinagogi, no mu batware no mu bakomeye, no mu witonda aho nga, niba bajana mu batware no mu bakomeye aho, ntimuzahagarika umutima, ntimukagire gute, muzahagarika umutima hanyuma w'icyo muzireguza cyangwa w'ibyo muzavuga, kuko umwuka wera azabigisha ibyo muzaba mukwiriye kuvuga muri uwo mwanya. Amen. Ukundi turi mu gutetezwa n'ubusa. Ako amwuka we ndagukunda. Timugahagarika umutima. Ngo niba bajana mu bakomeye, bakabajana no mu batwara, bakabakwega. Ngo ndimukagende muhagarika umutima ngo se ngo nishika ndavuga iki. Yesu aravuga ngo nimuhagere, umwuka wera azababwira icyo muzavuga. Sema amen. Cyo gituma intumwa zageze zigenda kubera ko bari bazi ko umwuka wera amaze kuza. Nka Petero byari bihanganga. Hari bihanganga. Abana Yesu Kristo munsi yaje kumfata. Yaracecetse. Egari igihe umwuka azavuga ngo ucecekere. Bakavuga kwicecekera. Ngo yasuzuguye ugaceceka. Batubwenge bwatakaye ugaceceka. Batari ko ubwoba bwamuteye ugaceceka. Gisubizo. Mwuka niko yavuze. Kera tubwira tugiye nko mu ivuga butumwa. Mwuka akavuga ngo ntiyagira umuntu muramutse.
mukoze avuga ibintu bimwe by'amayobera sinababwiye ngo azasoma amayobera y'Imana nimuhura n'abantu ntimwaramuse bagusuza mwiriweho muraho muka yavuze ko muceceke aya na amayobera tivyo kumvikana mu bantu bu ese turacari kumwe abantu mu mubiri ndibo kumvira ibindi ndimo bisingira ngo baze ngo ese kubera iki hari ibintu bimwe bitari pourquoi na koma hari ibintu tutaza tubaza Imana gasitera komande ngurakoraho gusa gutya ngubire iravu ubundi komande ya gisirikare biriya bintu bya gisirikare babikoporoye mu ijuru biriya nivyo mu ijuru koma ni byano kwisi oya nivyo mu ijuru biriya byo kuvuga ngo oda nugenda babwira gusa ngo genda tubazi yuhaye nivyo mu ijuru nibyo mu ijuru Imana yari yarabwiye abanyesirayeli ngo ntimugakora akantu nakamwe mutangishije inama njenzo uzambayobora bakagenda Mose akagenda Yosuwa akabaza Imana tese hanyuma tuje gutera se turatabaruka ibindi bo bivuga mu bantu b'isi ngo bakumve n'ubuswa n'ubucucu tabwenge tibifatika aba barabiza abantu bari twigeze kugira ndabasirikare dufite ngo tumara Imana iratubwira ngo tugende tubwire umusaraba igiti by'umusaraba mu bijane muri yarembo muri jane no muri yarembo mujane na hari ndafunze ibyo wabibwira abantu bo mwisi bakavyumva byarabaye uwo musaraba waraturinze uko umuntu yokwa amavuga ngo ntabari baje bazaga umusaraba uhari ntabari baje nyine bazaga bagaca bazaga mine twashizeho Yesu Mwuka wera yavuze ngo twashire mine tukayina uko biragoye we iby'umwuka biragoye mu bantu batazi iby'umwuka n'intiti twari umuntu washize agatego ku gipango bajura bageze baje kumwiba ngo yamara gushika noneho yaje kuryama kakubita agatego isengesho umuntu uri bugere hano uyu munsi noneho hafatwa yorira igipango arasimba ngo amare gusimba naho yaguye kurya yasimba yamari yamari bahamusanze mu gitondo mutego w'umwuka nigeze nanje gusengera umugabo umwe yari yaragoye umugore ngo ntaje kugira gute ngo ndasenga nyine bene ibingibi bitari hanuko none ngo buce ndagenda yasindutse namangena mushike namapfukama ku muryango w'inzu mbwira umugore ntireka mbasiga umutego nazafatwe ariko ibyo umwuka namayobera aho nayo nasomye ku mutima w'Imana amayobera y'umwuka amayobera y'Imana ngo mare namamvuga nti Imana nsengeye uyu mugabo iminsi baye miremire umugore ntazaza gutarama kandi abishaka kababara itazaza gutera imvururu mu rugo kuko bibiri bavango abantu iyo bafite amakimbirane ngo baza basenga amasengesho ntagenda kuri iyo muhema na mwende mwayabwira uwundi ngo se nkuko karasenga undi ngo se ngo ibini bikarimo arya ndaho azaje arya yose wasenze ndaho yagiye iyo ni communique mbaye nkwibiye taho yarushaje kwereka bisa ngo azagira inkomyi bibiri avango mwihane mwitunganye ngo ugira ngo amasengesho yanyu atagira iki inkomyi atagira ikintu kiyagarura ndavuga nti ni umutego ha uyu mugabo narenga iri sengesho karirengaho yamafata amen si byinshi banavuze ngo amararaza ngo amare gushika uwo munsi umugoroba yashitse ngo yinjire mu nzu ngo ashikabaza umugore ngo se ngo uyu munsi ndagitaramo kiriho ariko noneho naje ye nari nawe ni senti wari umutego ari uburandura nuko mbabwire uwo mugabo yarafashwe afatwa n'imbaraga z'umwuka wera iyo twajaga mu masengesho tukabona umuntu araje tukabona atangiye kuvuga kundimi twageze tumuhungisha yageze amasomo umuntu gutya mu mutima kamavuga ibintu aho abandi bantu baraho turaruha tumwita ngo ni muhasha bamuhasha nani muhasha ngo ni nyabade niko bavuze hari nyabade tumwita nyabade ntabagira kubera bavuga ngo nyabade
ngo ntacaza kuvuga buriya ariko sibyo nibyo wapfuye kuvuga. Umuntu muzima wapfa kwataguza ibintu bitari byo muri nyabade, woba wasaze se? Abo bana bakutumye ngo uje guhohotera nuko reka sose. Ese turacyari kumwe? Twoha Imana icubahiro. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Umwuka wera azatwemeza ko turi abana b'Imana. Nta uzobidukuraho, nta uzobiduhanaguraho, nubwo isi yovuga, nubwo yosobanura ibimeze gute, turi abana b'Imana. Nous sommes fiers. Ibyo turabyirata, turanabigendana. Sema haleluya. Rwose pe. Kandi ariko iri jambo niryo ryanisha ngo nimugera ahantu hakomeye ntimukibaze mwese muzavuga gute. Mwuka wera azagira gute? Azaduha ibyo tuvuga. Azaduha ibyo tuvuga iyo tugeze mu rukiko, iyo tugeze ahakomeye. Umwuka wera azatanga intervention akakubwira ngo Mudaheranwa vuga gutyo. Twigeze kugira akabazo ahantu amwe mu rusengero ngo amare baraza abantu baza gutera akaduruvayi uwo muntu nyine twakoranaga ngo arangiza araza mu rusengero ngo ashike yamatambuka umuvuga butumwa agiye gutambuka yamamwaka microphone ngo aze kuyimwaka urya muntu aranze uwo muvuga butumwa ntoya yimo aratambuka imbere aravuga ibyo yavugaga none ngo abone twacecetse yamava mu mugeri yamatera podium yamitemba igwa hari turacecetse. Mwuka wera niwe wa mbere nuko ngo arangize mugenzi wanje representa abwira umuntu ngo nahaguruke ngo asenga Imana. Ndamubwira ndetse ahangaha naho gusenga igitero caje ni mumara muhumirize ntasenga kanuye ngo amare bama bahumiriza kumuza mubona nyine reka bazanagira gutya barokore bama bahumiriza bose nije wasigaye nkanuye pa incungana n'ibintu bigiye kuba mukarambira ngo bamaso reka guhumiriza cyagiye nkanuye amaso urya mugabo yamamanuka azaho representari agiye kumukubita uwacu yari kwasengaga ngo ari mu mwuka nuko ngo amwegere nyine agiye nari maso nje nari muzima. Ndamubwira ndiyewe ndi muzima ngiye ko nanje ndakwereka nyine umwuka arambira gusa ngo nimufate si ngo singira ico mutwara. Nari sinigeze ko nari mfite akanosho k'ikarate. Ikarate wari umugeri umwe gusa pani biri bari baratwigishe ko kubita umugeri umwe kandi ukakubita gutya. Ndamure none abacu baza kukanura amaso aza gusanga niko namufasha atese niki ndi yarage kukumena umutwe kurasenga. Iki ni gihe cyo gusenga wewe ndacu umwuka yakubwiye. Umwuka azavuga, umwuka azavuga buri kintu cyose umubajije azavuga. Bavandimwe bene data dufite umwigisha w'ikirenga uzi amasomo yose, uzi ibintu byose, uzi byo mu rugo, uzi byo muri quartier, uzi by'imibereho, uzi kubana n'abandi, uzi kwigi, uzi gutoza, uza wigisha kwihangana. Sema haleluya. Haleluya. Ko mukaze muri wewe azakwigisha gutunganya. Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha. Amen.